mu buzima bwa muntu gereza niho hantu hambere umuntu ari wese atakifuza kujya, kuko uba utandukanyijwe n'ibyishimo byawe, umuryango, inshuti, abavandimwe ndetse n'ibindi bintu ibyo ari byo byose wakoraga kugira ngo bigushimishe, n'ikindi icyo ari cyo cyose kijyanye n'amahitamo yawe. Uba utegetswe kuba aho hantu mu gihe runaka, amezi cyangwa se imyaka. Wagira umwaka cyangwa se wagira ibyago ugasanga icyaha wakoze ari igifungo kirekire, gihanishwa igifungo kirekire, ukisanga ugomba kuba muri gereza igihe kirekire. Gusa ni ahantu umuntu ajya akahigira nabwo amasomo atandukanye, akahigira ibintu bitandukanye kandi bikanamufasha no mu buzima bwo hanze iyo asohotse. Kuba atari heza n'abahanzi batandukanye barabiririmbye, nka Jay Polly mu ndirimbo yitwa Sigaho yaravuze ati uhabaye amenya yuko ibihe biha ibindi. Ati rwose nitwa Martin nahabaye ndi ku mihari. Mu by'ukuri abahari bose ababa bafunze imihari ntiyabura, ariko iyo basohotse bakagaruka mu gihugu babasha kongera kuba abandi bantu, babasha kugirira undi mumaro sosiyete ndetse nabo ubwabo. Uyu munsi munyemere tuganire ku bantu b'ibyamamare muri showbiz nyarwanda cyangwa se mu myidagaduro mu Rwanda bagiye bafungwa mu bihe bitandukanye ndetse n'igihe bagiye bamara muri gereza. Ese uratekereza ari bande? Uratekereza aba bantu baragiye bazira ibihe byaha? Gusa wowe tugiye kubana ndagusaba banze kandi subscribe cyangwa se abone mu ibara ry'umutuku kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi tubategurira bijye bikugeraho mu ba mbere. Urakaza neza, naho ngiyewe mugiye kubana. Amazina yanjye nitwa Gladiator. So dutangira n'uru rutonde rero, ni urutonde rw'abantu 8 b'ibyamamare muri showbiz nyarwanda. Gusa ni abantu benshi pe, twahisemo 8 cyangwa se ni list y'abantu 8, ni top 8, ariko no mu minsi izaza hazaza n'urundi rutonde, bivuze ngo ikindi gishobora kuba ari cyo gice cya mbere. Aba bantu 8 rero munyemere tubahere kuri Innocent Person Mozenzi cyangwa se Green P Rukundo Elia. Uyu ni umuraperi umenyerewe cyane mu Rwanda mu njyana hip hop, ariko by'umwihariko y'injyana ya cyane cyangwa se old school rap. Old school ni umwe mu baraperi babitangiye mu myaka y'ibihumbi 2004, amenyekana mu itsinda rya Tough Gangs. Nyuma yaho nawe aza gukora urugendo rwe nk'umuhanzi ku giti cye. Mu by'ukuri Green P ni izina rizwi mu muziki nyarwanda, abakurikirana umuziki nyarwanda baramuzi. Uyu musore rero akabaza kuri uru rutonde rw'abantu nabo bigeze cyangwa se abantu b'abastar muri showbiz nyarwanda bigeze gufungwa. Gusa we akaba ataranafunzwe inshuro imwe gusa. Munyemerere tugaruke ku nshuro yo mu mwaka w'ibihumbi 2019. Uyu musore nibwo yaje gufatwa ashinjwa gukoresha ibiyobyabwenge. Mu by'ukuri Green P we iyo muganira akubwira ko nta kiyobyabwenge kibaho muri iyi si atigeze agerageza cyangwa se atigeze afata. Ni ukuvuga ngo yari yarabaswe nabyo ku buryo nta kiyobyabwenge na kimwe atazi uko kimera. Mu mwaka rero w'ibihumbi 2019 Green P yaje gutabwa muri yombi ashinjwa gukoresha ibiyobyabwenge. Nyuma yaho rero yaje gukatirwa gufunga igifungo cy'umwaka umwe, aza kurekurwa mu mwaka w'ibihumbi 2020 nyuma y'uko yari yafunzwe mu mwaka w'ibihumbi 2019. Amara umwaka wose muri gereza y'Amageragere. Hari n'amashusho rwose ari kuririmbira zimwe mu mfungwa cyangwa se bamwe mu bari bafunganywe muri iyo myaka y'ibihumbi 2019 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2020. Gusa nyuma yaho mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu kwezi k'Ukuboza yaje gufungirwa kwa Kabuga azira nabwo ibiyobyabwenge cyangwa se azira gukoresha ibiyobyabwenge. Yafunzwe mu kwezi kwa 12 aza kurekurwa mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2021. Urumva yari yarekuwe mu mwaka w'ibihumbi 2020 nyuma y'uko yaramaze igihe cy'umwaka wose afungiye Mageragere. Aza rero kongera gutabwa muri yombi mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2020 azira nabwo ibiyobyabwenge, ariko icyo gihe bwo yafungiwe kwa Kabuga cyangwa se muri Transit Center izwi cyane nko kwa Kabuga. Aza kurekurwa mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2021. Nyuma yaho nabwo yaje guhita ajya muri Dubai cyangwa se ajya hanze y'u Rwanda gukomerezayo ubuzima, ariko uyu munsi akaba yaragarutse. Mu by'ukuri ubona ko nyuma y'uko avuye Dubai ubuzima bwe bwarahindutse kandi ubona ko buri ku murongo cyane. Ntawashidikanya kuvuga ko rwose iminsi itari myiza yagiriye mu gihome hari ibintu byinshi yamwigishije, kandi ubona ko uyu munsi ari umunyarwanda wagororotse. Uyu Green P rero akaba ari wa mbere dusanga kuri uru rutonde rw'abantu 8 b'ibyamamare muri showbiz nyarwanda ariko bigeze gufungwa. Ariko se ku mwanya wa 7 turahasanga nde? So ku mwanya wa 7 nidukomeza kuri uru rutonde turahasanga Catherine Bashabe cyangwa se Kate Bashabe. Mu by'ukuri abantu bamubona uyu munsi cyangwa se uko umuntu wese yamubona biragoye ko watekereza ko Kate Bashabe yigeze gufungwa, kandi mu by'ukuri ubona ari umwana w'umukobwa ufite ubuzima buri ku murongo, ufite business zakora. Mu by'ukuri ubona ko ikijyanye na gereza ari ikintu bisa nkaho byaba bigoye ko yakisangamo. Gusa nyine nkuko nagiye mbigarukaho, ntabwo mu by'ukuri ubuzima ari inzira igororotse. Hari igihe wisanga
wanyuze mu bihe bitoroshye, ariko nyine ibyo byose ni amasomo, kandi ibitendo byose ni amasomo. Abanyuze mu itorero barabizi. Kate Bashabe rero mu mwaka w'ibihumbi na 2016 nibwo uyu mukobwa yaje gutabwa muri yombi. Icyo gihe yahise afungirwa kuri sitasiyo ya polisi iri i Gikondo. Nibwo yatawe muri yombi mu mwaka w'ibihumbi na 2016, ahita anafungirwa kuri sitasiyo ya polisi iherereye i Gikondo. Ese yashinjwaga iki? Kate Bashabe yashinjwaga gukubita ndetse no gukomeretsa abakobwa babiri yakekaga ko aribo bamusebya ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku Instagram, bavuga ko Kate Bashabe aryamana n'abagabo b'abakire muri Nigeria. Kate Bashabe abo bakobwa babiri yarabakubise ndetse nganabatera ubwoba, bafatiraho icyuma babwira ati nimutambwira umpostinga cyangwa se uwandika ibyo bintu kuri njyewe ndaza kubica. Akababwira ko rwose ngadatewe ubwoba no kuba yajya Disney. Icyo gihe niyo yari gereza nkuru mu Rwanda. Akabwira ko rwose ibyo bitamuteye ubwoba, ati nimutambwira upostinga ibyo bintu namwe ntabwo muri buve hano. Ngabo bakobwa rero bigira inama, babonye uburyo Kate Bashabe yarakaye, babonye uburyo ibintu bitajyemo imikino, umuntu bari bamenyereye kuri social media cyangwa se no mu buzima busanzwe, bakabona noneho yahindutse, bigira inama yo kubyemera, bamuhereza amasaha 24 yo kuba bamaje gukuraho ibyo bintu byose ku mbuga nkoranyambaga bajyaga bamupostingaho. Kate yarabaretse barataha, ariko ngo ikintu bashakaga nibura nuko abarekura bagahita bajya kuri polisi. Nyuma yuko rero abarekuye bahise bajya kuri polisi baramurega, bavuga ko bafatiyeho icyuma ndetse yarabaziritse ngo anabakubita. Nuko polisi rero iza guhita imuta muri yombi hari mu mwaka w'ibihumbi na 2016. Nyuma yaho polisi yaje kumurekura nyuma y'iminsi 2 yari amaze muri sitasiyo ya polisi iherereye i Gikondo. Gusa Kate Bashabe nyine akabaza kuri urutonde rw'abantu b'ibyamamare muri showbiz nyarwanda bigeze gufungwa, ariko we si igihe kinini kuko yamaze amasaha 28 muri gereza. Ikaba ari sitasiyo ya polisi iherereye i Gikondo, aho yafunzwe azira gukubita ndetse no gukomeretsa aba bakobwa babiri yashinjaga bo kumusebya ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram. Ntabwo biba byoroshye, buriya umuntu izina rye abashaka kuririnda, reputation ni ikintu gikomeye cyane. Kate akabaza ku mwanya wa 7, ariko se ku mwanya wa 6 dufite nde? So nidukomeza rero kuri uru rutonde, ku mwanya wa 6 turahasanga Ivan Rashid Ronald Uwimana Francis cyangwa se Fireman God's Son. Ni umuraperi wamenyerewe cyane mu Rwanda mu Kinyarwanda. Ni ibintu yatangiye mu myaka y'ibihumbi 2005. Mu by'ukuri kugeza uyu munsi aracyari umuraperi wafatirwaho icyitegererezo n'undi mwana wari wese ushaka kujya mu njyana hip hop mu Rwanda. Mu by'ukuri ubona ko umwe mu baraperi beza, n'umwe mu baraperi ubona ko akora ibintu azi kandi akabikora neza cyane. Gusa nawe akabaza kuri uru rutonde rw'abantu b'ibyamamare muri showbiz nyarwanda ariko bigeze gufungwa, ndetse akaba anafunzwe cyangwa se akabara igihe kitari gitoya muri gereza. Uyu muraperi Fireman yaje hari mu kwezi kwa 6 mu mwaka w'2018 nibwo Fireman yafashwe nawe azira gukoresha ibiyobyabwenge, by'umwihariko bikaba byarimo ikiyobyabwenge cya Mugo. Nyuma yuko afashwe cyangwa se atawe muri yombi mu mwaka w'2018, nyuma yaho rwose yaje guhita ajyanwa Iwawa mu rwego rwo kumugorora no kuba bamufasha kureka ibyo biyobyabwenge byari byaramubase, by'umwihariko birimo ikiyobyabwenge cya Mugo. Gusa nyuma yaho, nyuma y'umwaka umwe mu mwaka w'2019 mu kwezi kwa 9, Fireman yaje kuva Iwawa cyangwa se yaje kuva mu kigo ngororamuco cya Iwawa nyuma yuko arahamaze umwaka umwe ndetse n'amezi 3, kuko yahagiye mu kwezi kwa 6 mu mwaka w'2018 aza kurekurwa mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'2019. Fireman rero akaba aza ku mwanya wa 6 kuri uru rutonde rw'abantu 8 b'ibyamamare muri showbiz nyarwanda ariko bigeze gufungwa. We akaba atarafungiwe muri gereza zisanzwe kuko yagiye mu kigo ngororamuco, ariko ahamara umwaka wose hagati y'umwaka w'2018 kugeza mu mwaka w'2019. Reka tuve kuri Fireman ahubwo straight tugende ku mwanya wa 5. Ese turahasanga nde? So nidukomeza rero ku mwanya wa 5 nabwo turahasanga umuraperi mugenzi wa Fireman ndetse banabanye mu itsinda rimwe rya Tough Gangs. Na hundi ni Tuyishime Josue ariko azwi cyane nka Jay Polly. Jay Polly yatawe nawe muri yombi inshuro itari imwe cyangwa se yafunzwe inshuro itari imwe, ariko turaza kurebera hamwe izo nshuro zose turebe n'igihano mu by'ukuri yagendaga ahabwa. Jay Polly inshuro ya mbere cyangwa se inshuro yamenyekanye cyane hari mu kwezi kwa 8 mu mwaka w'2018. Jay Polly yaje gutabwa muri yombi azira gukubita umufasha witwa Sharifa cyangwa se ni mama w'umwana babyaranye witwa Ifeza Chloe. Sharifa rero yaje kumukubita cyangwa se Jay Polly yaje guhohotera uyu mugore we, aramukubita mu mwaka w'2018 aza no guhita atabwa muri yombi hari mu kwezi kwa 8 mu mwaka w'2018. Jay Polly
yakubise Sharifa Mbabazi cyangwa se mama kuruwe ni umufasha we n'ubundi amukura amenyo abiri. Mu by'ukuri byari biturutse ku bushyamirane bagize bari mu rugo. Nyuma y'ubwo bushyamirane n'izo mvururu abaturanyi baza guhurura ndetse baranatabaza, nibwo RIB yahageraga ita muri yombi Jay Polly atabwa muri yombi muri uwo mwaka 2018. Gusa nyuma yaho yaje gukatirwa igifungo cy'amezi 5 nyuma y'uko icyaha cyo gukubita ndetse no gukomeretsa umufasha we Sharifa kimuhamye. Aza gukatirwa amezi 5 hari mu mwaka 2018. Nyuma yaho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2019 Jay Polly yararekuwe maze yakirwa n'umugore we ndetse n'umwana we Ifeza Kuruwe. Nyuma y'amezi 5 y'igifungo yari yakatiwe cyangwa se igihano yari yahawe, amajije kugisoza mu mwaka 2019 ku itariki ya mbere Mutarama cyangwa se ku bunani bwo mu mwaka 2019 Jay Polly asohoka imageragere arataha nyuma yo gusoza igihano yari yahawe. Gusa nyuma yaho, nyuma y'igihe yaje kongera gutabwa muri yombi mu kwezi kwa kane mu mwaka 2021. Yongeye gutabwa muri yombi akurikiranweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Mu by'ukuri iki cyaha akaba ari n'icyaha yitabye Imana, mu by'ukuri ataragerwaho umwere kuko yari akigikurikiranweho. Ariko mu by'ukuri mu mategeko baravuga ngo umuntu abakiri innocent cyangwa se abakiri navuga ngo abakiri umwere kugeza inkiko zimuhamije icyaha. Rero Jay Polly yaje gutabwa muri yombi mu mwaka 2021 mu kwezi kwa kane. Gusa aza kwitaba Imana mu kwezi kwa 9 mu mwaka 2021, aho yari afite rendezvous ku rukiko cyangwa se yagombaga kujya ku rukiko kuburana ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka 2021. Nibwo yagombaga kujya ku rukiko mu kwezi kwa 12, gusa aza kwitaba Imana mu kwezi kwa 9 mu mwaka 2021. Jay Polly Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira, akaba ari umustar uza ku mwanya wa 5 kuri uru rutonde. Reka tuve kuri Jay Polly ndetse dukomereza ku mwanya wa 4 ku rutonde rw'abastar b'abanyarwanda bagiye bafungwa ndetse n'igihe bagiye bamara muri gereza. Turasanga ku mwanya wa 4 Gisa Kinganzo cyangwa se Gisa James ku mazina y'ababyeyi. Uyu ni umuhanzi nawe w'umunyarwanda kandi wimazemo imyaka, wanamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye zirimo Uruyenzi ndetse n'izindi nyinshi pe. Ni umuhanzi berekanye impano yo ku rwego rwo hejuru, ariko ukabona ko potential cyangwa se hazaza he mu muziki hagijwe cyane n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Uyu musore rero yaje gutabwa muri yombi mu kwezi kwa 10 mu mwaka 2017 akurikiranyweho ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge by'umwihariko ikiyobyabwenge cya Mugo. Ariko iyo siyo nshuro ya mbere Gisa yarafunzwe kuko yari yarafunzwe izindi nshuro zitandukanye. Yari yaragiye afungurwa mu by'ukuri ukabona ko ntabwo ariyo nshuro ya mbere yari afunzwe, kuko nko mu mwaka 2015 yaje kujyanwa mu kigo ngororamuco cya Iwawa, ariko mu by'ukuri biza kurangira n'ubundi nyuma yaho mu mwaka 2017 yongeye gutabwa muri yombi kandi azira nanone ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Gisa rero yaje gutabwa muri yombi mu mwaka 2017 nk'uko nabigarukagaho, aza kurekurwa rero mu mwaka w'ibihumbi 2019 amaze hafi imyaka 2 muri gereza. Akaba aribwo Gisa Kinganzo yaje kurekurwa mu mwaka 2019 nyuma y'uko yari yarafunzwe mu mwaka 2017 afungwa cyangwa se atabwa muri yombi. Yaje kuburana ndetse akatirwa igifungo cy'imyaka 2 muri gereza azira gukoresha ibiyobyabwenge by'umwihariko ikiyobyabwenge cya Mugo. Nyuma yaho rero, nyuma y'imyaka 2 mu mwaka 2019 yaje kurekurwa amaze imyaka 2 muri gereza. Reka tuve ku mwanya wa 4 dusangaho Gisa Kinganzo, tujye ku mwanya wa 3. Turahasanga nanone muraperi yitwa P-Fla cyangwa se Kapiro W'Ibyose, arazwi cyane mu njyana ya hip hop kuva mu myaka navuga nka 17 ishize. Namwe baraperi beza cyane u Rwanda rwagize. Uyu musore rero nawe yagize ibihe bitandukanye byo gufungwa inshuro zitari imwe biturutse by'umwihariko ku gukoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ari nacyo cyane wabonaga ko abaraperi bo mu itsinda rya Tuff Gangs bagenda bazira cyangwa se aricyo kintu gikomeza kubakurikirana cyane. P-Fla rero nawe ari muri abo ngabo bagizweho ingaruka n'icyo kintu. Ikintu kijyanye n'ibiyobyabwenge yaragifungiwe inshuro itari imwe. Uyu musore rero yafunzwe inshuro nyinshi pe muri gereza zitandukanye ndetse no mu bihugu bitandukanye. Tuzanagaruka ku mateka y'uyu musore rwose n'amagereza atandukanye yagiye afungirwamo, hari naho yigeze gucika gereza mu buryo uwari wese atigeze amenye cyangwa se aravugwa ko P-Fla yigeze acika gereza. Gusa reka tugaruke ku nshuro y'umwaka 2016 ubwo yatabwaga muri yombi akurikiranweho icyaha kijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Turebere hamwe ese P-Fla yafunzwe igihe kingana iki. P-Fla rero yatawe muri yombi hari mu kwezi kwa 12 mu mwaka 2016 nibwo yatawe muri yombi
azira gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se ikiyobyabwenge cya mugo. Nibwo yatawe muri yombi mu mwaka wa 2016. Nyuma yo gutabwa muri yombi yafungiwe kuri sitasiyo ya polisi i Nyamirambo. Nyuma yo kugera muri iyo sitasiyo ya polisi ya Nyamirambo, P-Fla hari uwo bari bafunganye waje kurekurwa. Nyuma y'uko arekuwe, P-Fla mbere y'uko bari bafunganye, P-Fla uwo muntu agiye gusohoka, P-Fla aramubwira ati ndagusabye ujye kuri studio ya Touch Records i Nyamirambo untabarize ubambwirire rwose baze bandebe, kuko yavugaga ko atabayeho neza nyine abantu namenye ko afunze. Uwo muntu rero bari bafunganye niwe wasohotse aza kuri studio ya Touch i Nyamirambo abwira abantu ati rwose P-Fla yafunzwe, mu murebe ko hari icyo mwakora kugira ngo abashe kuba yarekurwa. So nyuma yaho rero P-Fla yaje kujya mu rukiko ndetse yahamwa n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, by'umwihariko ikiyobyabwenge cya mugo. Iyo myaka ibiyobyabwenge byari byaramubase cyane. Ababyibuka ubwo yanagiranaga beef na Bulldog, bakaza guserera cyane mu ndirimbo babwirana amagambo mu by'ukuri atameshe cyangwa se ari amagambo atari meza. Bulldog yamubwiye ko rwose yabaswe n'ikiyobyabwenge kijyanye na mugo, cyangwa se mugo ikaba yaramugize umuntu nyine imbata ye, mugo ikamwigarurira. Iyo myaka P-Fla yari yarabaswe n'ibiyobyabwenge. Rero yaje gukatirwa umwaka umwe muri gereza nyuma y'uko atawe muri yombi mu mwaka wa 2016. Hanyuma mu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa 12 ku itariki 8, P-Fla yaje kurekurwa nyuma yo gukora igifungo cy'umwaka umwe yari yarakatiwe mu Kuboza ku mwaka wa 2016. Nyuma yo kurekurwa rwose yakirwa n'abafana be, inshuti, umuryango ndetse n'abavandimwe barimo rwose n'itsinda rya Tuff Gangs, barimo Bulldog ndetse na Fireman bamwakiriye rwose. Nawe asohotse atangaza ko yisubiyeho rwose ibijyanye n'ibiyobyabwenge, anyuze inzira ye nabyo bigaca inzira yabyo, agiye kuba undi muntu. Kandi kuva icyo gihe mu mwaka wa 2017 kugeza uyu munsi ntabwo arongera gusubira muri gereza azira ibijyanye n'ibiyobyabwenge. Ubona ko yahisemo inzira nziza kandi umuntu yanayimushimira. Mu byo twagarukagaho, umuntu uvuye muri gereza hari izindi ngamba azana, hari andi masomo aba yarize binamufasha mu buzima bwa hano hanze. P-Fla rero akaba ari dusanga ku mwanya wa 3 kuri uru rutonde rwa mu bantu b'ibyamamare muri showbiz nyarwanda ariko bigeze gufungwa. Twerekeze ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turahasanga umwe mu nkingi za mwamba mu itangazamakuru rya siporo mu Rwanda, nta wundi yitwa Bagirishya Jean de Dieu cyangwa se Jado Castar. Arazwi cyane, yakoreye amaradiyo nka Radio Salus, avaho ajya kuri Radio 10, yavuyeho uyu munsi akaba akora kuri BNB FM, anabereye umuyobozi. Mu by'ukuri ni umwe mu bagabo wavuga ko bahinduye itangazamakuru rya siporo mu Rwanda. Uburyo ryakorwaga ntabwo wabubeshye, kuko yazanye icyo navuga nka innovation cyangwa se udushya cyangwa se creativity, ibishya mu buryo itangazamakuru rikorwa uyu munsi. Uyu mugabo rero ni umwe mu bagabo nabo b'ibyamamare muri iyi myidagaduro yo mu Rwanda, ariko nawe wagiye gereza kandi akavayo uyu munsi akaba arimo arubaka igihugu. Jado Castar yatawe muri yombi hari mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2021. Akaba yaratawe muri yombi icyo gihe muri dosiye mu by'ukuri yayigaga cyangwa se yagarukaga ku cyatumye u Rwanda rusezererwa muri shampiyona nyafurika ya volleyball yari yabereye mu Rwanda uwo mwaka. By'umwihariko iyi case ikaba ari case yagarukaga ku buryo u Rwanda rwahaye ubwenegihugu cyangwa se abakinnyi b'aba Brazil bakomoka muri Brazil bakiniye u Rwanda ariko bakaba barahawe ibyangombwa mu buryo butemewe n'amategeko. Ibyo rero Jado Castar akaba ari byo yarakurikiranywe, by'umwihariko akaba ari na vice perezida wa 2 muri ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB. Jado Castar agifatwa yahise afungirwa kuri sitasiyo ya RIB iherereye ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Niho yahise afungirwa hari ku iyo tariki 9, hari mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2021. Nyuma yaho Jado Castar akaba yarakurikiranywe nk'icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano mu by'ukuri mu gushyira mu bikorwa inshingano cyangwa se mu kuzuza akazi ke, aho aho yashinjwaga kuba hari abantu batandukanye yashakiye ibyangombwa cyangwa se yahaye ibyangombwa ariko mu by'ukuri mu buryo butemewe n'amategeko, cyangwa se bakaba barahawe impapuro mpimbano ariko zebemerera gukinira u Rwanda kandi batari abanyarwanda. Bo ikaba ari bamwe mu bakobwa bari bagize ikipe ya Brazil y'u Rwanda ariko bakomoka muri Brazil. Yego, abo bakobwa rero muri iyo kipe y'u Rwanda bakaba aribo bateje ikibazo nyuma y'uko u Rwanda ruhuye na Kenya. Umutoza wa Kenya icyo gihe witwa Paul Bitoke aravuga ati
ntabwo bishoboka ko iyi kipe itsinze yaba ari u Rwanda. Aravuga ati ntabwo bishoboka, ndaza kwikorera iperereza. Nyuma yaho rero nibwo baje kurega u Rwanda mu kururega gukinisha abakinnyi batari abanyarwanda. Rero haza kuvamo abo ngabo badafite ibyangombwa, babibonye mu buryo butemewe cyangwa se bafite ibyangombwa mpimbano. Jado Castar rero yaje gukatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 2, gusa aza kuhita ajurira iki gihano avuga ko ibyo yakoze bitari mu nyungu ze, ahubwo zari inyungu rusange cyangwa se zari inyungu z'igihugu cyose muri rusange, kuko niba yaranashakiye ibyangombwa abo bantu atabikoze mu by'ukuri ku nyungu ze, ahubwo yashakaga iryo shema ry'igihugu. Yashakaga ko ibintu cyangwa se u Rwanda rwakiriye ayo marushanwa kuko yari nabereye mu Rwanda, u Rwanda rwitwara neza. Nyuma yo kwemera icyaha ndetse akanajurira yerekana ko ibyo yakoze atari mu nyungu ze, Jado Castar yaje kugabanyirizwa igihano kiva ku myaka 2 y'igifungo ahubwo gishyirwa ku mezi 8, nyuma y'uko ahamwe n'icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano kugira ngo ashyire mu bikorwa inshingano ze. Aza gukatirwa amezi 8. Hanyuma mu kwezi kwa gatanu mu mwaka 2022 Jado Castar yaje kurekurwa nyuma y'amezi 8 yari amaze afunzwe, asoje igihano cye, maze mu mwaka 2022 mu kwezi kwa gatanu aza kurekurwa. Akaba ari we muntu wa kabiri w'icyamamare cyangwa se w'umustar, ariko mu by'ukuri nawe wanyuze muri gereza cyangwa se wahageze, kuko yahafunzwe amezi 8 azira icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano. Reka tuve kuri Castar tujye ku mwanya wa mbere. Turahasanga umwe mu babyinnyi beza u Rwanda rufite muri iyi myaka ya vuba, yitwa Titi Brown. Arazwi cyane, kesi ye iri mu zamenyekanye cyane. Uyu musore yatawe muri yombi mu mwaka 2021, nibwo yatawe muri yombi rwose mu 2021 akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana. Icyo gihe yaje guhita rwose akatirwa igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo, mu gihe hari hagikorwa iperereza kuri iki cyaha ashinjwa. Gusa urubanza rwe rwabaye rurerure cyane, urubanza rwe rwaratinze cyane kuko rwasubitswe inshuro zirenga 6 kuva mu mwaka 2021. Titi Brown afungwa, yaza kuburana bagakatira iminsi 30, rugasubikwa bigera ku nshuro zirenga 6. Uyu musore rero nyuma yaho abantu nibwo rwose batanye kwibaza kuri ibi bya Titi Brown, banamusabira ubutabera bunyuze mu mucyo. Nyuma yaho rero mu kwezi kwa 10 mu mwaka 2023 Titi Brown yaje kugirwa umwere nyuma y'imyaka 2 yari amaze afunzwe. Aza urubanza rugasubikwa inshuro zirenga 6. Uyu musore yaje kugirwa rero umwere ku cyaha cyo gusambanya umwana, ndetse urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruhita rwemeza ko rwose Titi Brown asohoka cyangwa se arekurwa nyuma y'uko uru rubanza rwari rumaze gusomwa. Nyuma y'imyaka 2 yari amaze muri gereza, aza urubanza rugasubikwa, Titi Brown agirwa umwere ku cyaha cyo gusambanya umwana. Nyuma y'ibyo rero uyu munsi akaba ari n'umusore ubona ko yongeye kugaruka mu buzima busanzwe, kandi ubona ko ahazaza mu by'ukuri arahafite. Ubona ko n'abahanzi bagenzi be baba muri iyi industry ya showbiz bamufashije kugira ngo yongere kwisanga mu buzima busanzwe. Indirimbo babashije kumuhereza ibiraka abasha kuzisangamo. Mu by'ukuri ubona ko ubuzima yongeye kubonera formule, mu by'ukuri ukabona ko ari mu nzira nziza kandi inashimishije. Ngayo nguko urutonde rw'abantu 8 bibi byabaye muri showbiz nyarwanda, ariko ushobora kuba utari uzi ko bigeze gufungwa ndetse n'igihe bari bamaze cyangwa se igihe bagiye bamara muri gereza. Ese watekerezaga ko uru rutonde warusanga abo bantu? Hari abo utumvisemo? Uradusangiza ibitekerezo byawe muri comment, ubundi tubane neza. Gusa unakande subscribe cyangwa se abone mu ibara ry'umutuku kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi bitaha bijye bikugeraho mu bambere. Munyemere mbashimire, njye nitwa Gladiator.